ariko igihe kibaye ngombwa ko yitabye Murakoze cyane mutubabarire n'abandi baze Imana ikomeze abamarayika mu ijuru bagushyigikira kandi bakwakira neza aheza no mu ijuru natwe udusenge tuzashyike ndenga tuzagere mu kirenge mu cyaho ndabakuyana no guhangana ariko ndasaba Imana nyir'ijuru kugira ngo Uwiteka abamarayika mu ijuru bagutegera amaboko bihagije uradusezera ntitwabimenya none birangiye wambutse umukoro ukomeye dusigaranye n'uwo gutwarana tukagerayo tukazabana mu gitondo cy'umuzuko warateguwe bihagije uradusezera ntitwabimenya none birangiye wambutse umukoro ukomeye dusigaranye n'uwo gutwarana tukagerayo tukazabana mu gitondo cy'umuzuko umugeni aratashye umugeni aratashye umugeni aratashye umugeni aratashye ntabwo azongera kubabara umugeni aratashye agiye neza aratashye we igashira igihe gitumura bugacyawa none mu ntara bikubutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda mw'ijuru ntihazagira ibyaha nicyo gituma huzuye amahoro ijuru ntihazagira ibyaha nicyo gituma huzuye amahoro umubabaro n'uw'igihe gito ijoro naryo n'iry'igihe gito dirira kenshi muri isi ndimo ariko nuko ntarabona Yesu azaba w'igitondo gihoraho nibwo nazongera kuri ukundi azaba w'igitondo gihoraho nibwo nazongera kuri ukundi igihe gito gifite umuruho n'igihe gito nkazabona Yesu nibwo nzabana dukanye n'ibyago nzaba mubatiwe mu maboko ye ziko mw'ijuru hataba umwijima habaye umucyo uhoraho iteka ziko mw'ijuru hataba umwijima habaye
noneho ntacyo mubabaro mpaye kuko nza wibagirirwa kwa Yesu nubwo ngifite kubabazwa mw'isi mw'ijuru nta mubabaro n'urupfu Imana izahanagura amarira izavana umubabaro wose Imana izahanagura amarira izavana umubabaro wose bawe tuzagukumbura ikivusize tuzacyusa wabaye intwari uyobora benshi inzira y'agakiza watanze icyizere zose zihari Imana kugira ngo uziyobore kandi data ariko dusengera n'umuryango kugira ngo umuntu wese umukomeze uri Imana ishoboye uri Imana isumba byose niyo mpamvu uyu muhango tuwushyize mu biganza byawe urakoze Yesu amen urakoze cyane reka dusabe Nyirasengiyumva Felest aze aturirimbishe indirimbo imwe kugira ngo dufatikanye umukozi w'Imana ntabwo tuzongera kwibuka urugendo ubwo tuzagera bazatanga ijuru bose tuzashimira umukiza yayandi makuba tuzagira ukundi tubanye na Yesu ubwami bw'ijuru tuyoborwa ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu ufite amahoro urwo rugendo wijura amahoro tuzongera kwibuka urugendo murakoze turasaba rero umutware we atambuke niwe ujye kubimburira abandi gusezera navaho harakurikiraho abana navaho harakurikiraho umubyeyi byara mubiranya kugendera noneho ariko icyitonderwa
abo tumaze kuvuga ntabwo bita kubasohoka igashira n'igihe gitumura bugacyawa none mu ntara bikubutwa igashira n'igihe gitumura bugacyawa none mu ntara bikubutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda mw'ijuru ntihazagiramwo ibyaha nicyo gituma huzuye amahoro ijuru ntihazagiramwo ibyaha nicyo gituma huzuye amahoro umubabaro n'uw'igihe gito ijoro naryo n'iry'igihe gito ndirira kenshi muri iyi si ndimo ariko nuko ntarabona Yesu azabaho igitondo gihoraho nibwo nazongera kuri ukundi azabaho igitondo gihoraho nibwo nazongera kuri ukundi igihe gito gifite umuruho n'igihe gito ntazabona Yesu nibwo nzabana dukanye n'ibyago nzaba mubatiwe mu maboko ye nziko mw'ijuru hataba umwijima habaye umucyo uhoraho iteka nziko mw'ijuru hataba umwijima habaye umucyo uhoraho iteka noneho ntacyo mubabaro mpaye kuko nza wibagirirwa kwa Yesu nubwo gifite kubabazwa mw'isi mw'ijuru nta mubabaro n'urupfu Imana izahanagura amarira izavana
bawe tuzagukumbura ikivusize tuzacyusa wabaye intwari uyobora benshi inzira y'agakiza watanze icyizere ku buzima bwa benshi wabaye intwari uyobora benshi inzira y'agakiza watanze icyizere ku buzima bwa benshi aratashye umukozi w'Imana aratashye intwari yacu aratashye umukozi w'Imana aratashye intwari yacu hahirwa abapfa bapfira mu mwami umwuka nawe Diego baruka imiruho n'imihati imirimo bakoze bakiri mu isi igenda ibaherekeje wakoreye Imana igendere mukunzi ruhuka wakoreye Imana igendere mukunzi ruhuka ruhuka mugeni wa Kristo kuko urupfu rw'umukristo ari inyungu ku Mana umugeni wa Kristo aratashye asanze umukunzi we wamukoye amaraso y'igiciro cyinshi aratashye intwari y'Imana mukozi w'Imana waremyemo benshi icyizere ruhuka wabereye benshi urugero rwiza ibanga rikomeye umuntu ashaka ubutunzi yapfa ntabujyane imibereho y'umuntu ibanga rikomeye umuntu ashaka ubutunzi yapfa ntabujyane
wowe urahangaha ihane ukiriho ku munsi wawe ari umwe gusa ugacibwa witeka inamugirwa none umva inamugirwa none ihane ukiriho ku munsi wawe ari umwe gusa ugacibwa witeka imirimo ukorera mu isi yose yandikwa mu gitabo yaba myiza cyangwa mibi niyiza guherekeza imirimo ukorera mu isi yose yandikwa mu gitabo yaba myiza cyangwa mibi niyiza guherekeza imirimo ukorera mu isi yose yandikwa mu gitabo yaba myiza cyangwa mibi niyiza guherekeza korali igiye kuririmba korali yabanjirije ku rusengero umudugudu yasengeragaho aho tuzibera tubanye na Yesu yavuze yuko Yerusalemu aho tuzibera tubanye na Yesu yavuze yuko agiye kuhategura kandi ko azagaruka aje kutujyana turareba iby'amaso atigeze areba twumva iby'amatwi yanjye atigeze yumva nanjye nzaririmba nishimiye Imana nanjye nzaririmba nishimiye Imana nzareba iby'amaso atigeze areba twumva iby'amatwi yanjye atigeze yumva nanjye nzaririmba nishimiye Imana nanjye nzaririmba nishimiye Imana dore hasigaye igihe gito iyi si igashira nta n'ibyayo byose kandi ibiriho byitwa iby'igiciro nta kizasigara bizaba umuyonga dore hasigaye igihe gito iyi si igashira nta n'ibyayo byose kandi ibirimo byitwa iby'igiciro nta kizasigara bizaba umuyonga icyampa bose bakamenya Imana bakamenya ko hari isi nziza kandi izaturwamo n'abihanika kandi izaturwamo n'abihanika icyampa abapapa bakamenya Imana bakamenya ko hari isi nziza kandi izaturwamo n'abihanika kandi izaturwamo n'abihanika icyampa ababyeyi bakamenya Imana bakamenya ko hari isi nziza kandi izaturwamo n'abihanika kandi izanjye nzaririmba nishimiye Imana wasatsi gesareba tumva iby'amatwi yanjye atigeze yumva nanjye nzaririmba nishimiye nanjye nzaririmba nishimiye nanjye nzaririmba nishimiye nanjye nzaririmba nishimiye nawe nzaririmba
niko bigomba kugenda. Mana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Mana witware ndetse n'imbaraga, Mana kwizerwa no kwiringirwa, turagushimiye kuba abanye natwe kuva mu gitondo kugeza aya masaha, ndetse no kuva muri iyi minsi twayitangira itoroheye buri muntu wese. Yemerera rero gahunda zimaze kuba turazigushimiye, tukuragije n'izikomeje, kandi ukomeze gukomeza bamwe muri twe badakomeye, kandi utange imbaraga muriho. Bityo rero ukomeze ubane natwe, gahunda zose twongeye kuzishyira mu maboko yawe, mu izina rya Yesu Kristo wapfuye kandi akazuka. Murakoze, turacyafite umwanya kandi ndizera ko Imana iri kumwe natwe. Nongera kubabwira ngo kandi nimukomere. Muri aka kanya turasaba nanone nyakubahwa Pastor Jonas ahaguruke, turamusaba kuko ari we nyakwigendera yaguye muri Gaza. Araza utubwire noneho n'ikindi aza kongeraho, ubwo turaza gukurikiraho n'indi gahunda. Mukomere uko ibintu bipanze uko bipanze, kandi nituze byinshi. Murakoze. ikaze uza kubana natwe muri uyu munsi mukuru wa mushiki wacu. Imbere na Eugene bakoresha imbaraga nyinshi kugira ngo ajye mu bitaro bitandukanye yagiyemo, si uko batavuje cyangwa tutavuje. Ibitaro by'i Rusizi, i Butare, i Butaro, CHK ari naho atabarukiye, bakoresheje imbaraga zikomeye, ariko kuko ari nyina ntawe umenya umunsi aguye CHK. Abantu bamusuraga bose iyo bateruraga isengesho basenga uburwayi bwe, iyo basozaga nawe yarabasengera. Sinzi ko njye nari ndiyo hano, sinzi ku bantu bari hariya CHK niba hari umuganga batwoherereje, ariko niba atanabonetse ku mpamvu z'akazi, umwe mu baganga bamwakiriye yaratubwiye ati tubonye umurwayi mwiza, tubonye n'abarwaza beza, ati mu gihe tumaze aha ngaha ati ntibishoboka ku gihe cyo gushyingura tuzashaka umukozi umwe w'ibitaro aze kubana nawe, ati kuko abamurwazaga mwamurwazaga Kristo musenga muri gahunda, n'umurwayi agasenga, ntabwo yagaragazaga ko arwaye. Hari amagambo yatubwiye tunashimira bamwe mu bantu banamusuye icyago bavuye n'ahangaha na nimugura ku munsi w'ikintu twabivuze, bani bahumugisha barimo Pastor Eric, Eric bombi, Ismaile, Famille Placide, abo twarajyanye nawe n'ejo bundi ngiye kubisiramo ku bitaro. Impamvu mbivuze si uko twajyanye, ahubwo nawe yabisubiyemo ku bitaro bamusuye, anabaha n'umurage n'ubutumwa, arababwira ati kumva muvi naho i Kigali rye muje kureba uko byagenda kose, aho nzatabarukira hose muzahagaragare. None turashimira Imana ko bahagaragaye.
yari aryamye kuri uwo munsi. Eugene umwishywa wanjye niwe wari wamurayeho, nari namwiriweho baraza aransimbura. umugeni wa Kristo na Fabien umwishywa wanjye amuraraho. Eugene zinduka mu gitondo nayo ngira ngo nawe musimbure nongere mpirirwe ari ku cyumweru, ariko uburyo ari kugaragaza umunaniro mu maso tubona ko ananiwe cyane. Ntabwo byakunze ko Eugene ava iruhande, twarahagumanye ndetse na Fabien na Fara waruje kutugemurira hasi. Mu magambo make yatubwiye ijambo, yabwiye Eugene ijambo, aramubwira ngo ni munyeguri, kandi yari arimo amaseru. Turamwegura, aramubwira ngo ni mundeke ngende. Eugene aramubaza ngo bikugendekeye gute, none urashaka kujya hehe? Ituze. Aravuga ngo ariko njye ndashaka kugenda, nimureke ngende. Ndambwira abo twari kumwe mureke tukore icyo tubwira. Aravuga ngo nimubyibuze basi nimufate ibirenge byanjye mubishyire hasi mubivane ku gitanda. Bagerageje kubikora, barimo bategura igitanda cye bashyiraho andi mashuka nk'uko umuyobozi yari abivuze. Ari niyegamije kucyamuhobera ariko tutabasha kumufata kubera uburwayi, biba ngombwa ko ubona ko aho birangiye. Mpita mbwira abo twari kumwe bati nimumfashe dushyire ku gitanda. Njye numvaga ko ari nk'uko yari ameze nyine bisanzwe, sinumvaga ko ari ukuva mu mubiri. Turamuteruye tumuryamisha ku gitanda, ariko ubona ko aho habaye ikibazo. Muri icyo kibazo duhita duhamagara muganga. Muganga aza kubana natwe, afata ibipimo. Afashe ibipimo ahamagara na Eugene, atujyana mu cyumba. Aratubwira ngo ndabona ibipimo mfashe bigaragaza ko uwo murwaje amaze kwitaba Imana. Mu by'ukuri murumva ko yapfuye turimo tuvugana, ntabwo yateye imigeri, yarasinziriye. Kandi abamaze iminsi hano Kiriyo twabwiwe amakuru neza yuko ari umugeni, kandi bari babibwiwe bamwe na bamwe. Turashimira Imana rero ko tabarutse amahoro, no kuri uyu munsi tukaba ari wo munsi we wa nyuma wo kubana natwe. Tukaba twitegura kumuherekeza ari iwacu wa twese. Ubw'ibyo navuga ngo mu magambo make, kuko bari babinsabye, ni byinshi twavuga, ariko uko nyakwigendera yasoje urugendo rwe kuri iyi si ni uko nguko. Twabiganiweho na Eugene, arambwira ati buriya yagiraga ngo asezere isi bwa nyuma, nuko twe tutari turi kubimenya, ariko icyo yadusabye twaragikoze pe, twaragikoze. Ahasigaye Imana imuhe urukundo ridashira. Murakoze. Kristo ari inyungu ku Mana. Umugeni wa Kristo aratashye, asanze umukunzi we wamukoye amaraso y'igiciro cyinshi. Aratashye intwari y'Imana, umukozi w'Imana waremye icyizere, yamuguye mu maboko, wabereye benshi urugero rwiza. Yari kubura kuvuga uko byagenze, kandi aracyakomeza no kuvuga. Turakomeza kandi nanone tubabwira ngo mwihangane, komeze mwihangane, uko bigenda ni inzira ya twese. Rero hari n'abandi bashyitsi turi kubona komere, turababona, harimo ba Adrien, harimo ba Venuste,
n'abakorana na George turababona kandi turababona. Imana iduha umugisha. Reka komeze rero ikindi tugiye gukurikirizaho, tugiye gusaba nanone Pastor Aime, yego awuhari. Reka n'ubundi dusabe wari umaze kudusengera twongere Apotre asenge nanone kugira ngo utugezaho ijambo James abe yitegura. Hanyuma y'ibyo hari ibindi ko twabivuganye twizeye. Murakoze. Bajya twari Imana dusengera umwigisha w'ijambo ry'Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turongeye turagushimiye ukomeje gukora imirimo n'ibitangaza, maze kumva agace k'ubuhamya bwa nyakwigendera, none habonetse ijambo ryawe nyemerera ugiye kurivuga ntabe ari we ahubwo umwambika imbaraga mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Amazina nitwa Nduwayo James, nkaba mpagarariye itorero rya Eglise de Dieu du Nouveau Testament ku rwego rw'igihugu. Muri make nyakwigendera witabye Imana yari umwe mu bakristo bacu dufite kandi beza. Ntabwo rero tuvuga ibintu byinshi cyane, ariko uyu munsi aba ari umunsi ntabwo tubwira umuntu wamaze gutabaruka, ahubwo iri jambo riba rigenewe twebwe twageze hano, kuko uwatabarutse aba yatabarutse. Niyo mpamvu ijambo tugiye kuganiraho rireba cyane twebwe turi hano. Reka twihute rero dusome muri Bibiliya. Tugiye gusoma muri Luka ibice 16, turahera ku murongo wa 19. Hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri y'ibitare byiza, iminsi yose yahoraga adamaraye. Kandi hariho umukene witwaga Lazaro wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire, uburiri bwe wuzuye umubiri we wuzuyeho ibisebe, imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe. Umurongo wa 21. Kandi yifuzaga guhazwa n'ubuvungukira buva ku meza y'umutunzi. 22. Bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu, n'umutunzi nawe arapfa arahambwa. Reka twe tugarukiyeho turagenda dusoma gake gake. Ubusanzwe impera y'umuntu cyangwa umwisho w'urugendo hano ku isi, abantu benshi ntabwo babivugaho kimwe. Hariho amadini menshi atandukanye, abaho nk'Abahindu bizera ko iyo umuntu apfuye yongera akagenda akazuka akavukira nko mu gikona cyangwa nko mu nkende cyangwa nko mu ngagi, ubuzima bwe bundi akabumara ari ingagi. Abandi bizera ko iyo umuntu apfuye biba birangiye, ko nta kindi kintu cyongera kubaho, cyane cyane abahamya ba Yehova niko bigisha. Ariko tugenda dusoma n'ibitabo bitandukanye, abashakashatsi benshi bagiye bemeza ko ngo iyo umuntu apfuye biba birangiye. Ariko Bibiliya impamvu ari igitabo gikomeye cyane, ni ikintu cyuzuyemo ukuri nyamukuru, n'ahantu wasanga ukuri kose kw'ibibera hano ku isi, n'ibibera hanze y'isi, n'ibibera mu kirere, n'ibibera ahantu umwana w'umuntu atabasha kurebesha amaso. Niyo mpamvu Bibiliya ari igitabo gitagatifu, ni igitabo twahawe kituyobora, kiduha amakuru yose bidashoboka ko umuntu akubeshya cyangwa ngo akuriganye,
akuriganye ukuri kuzima. Aya magambo yavuzwe na Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo iyo ugiye muri Yohana igice kimwe guhera ku murongo wa mbere, ijambo ry'Imana ritubwira ko ibintu byose ari we wabiremye, yaba ari biri hano ku isi ni we wabiremye, yaba ibiri mu ijuru ni Kristo wabiremye. Uwo Kristo rero niwe watubwiye uko bigenda iyo umuntu amaze gupfa. Aha yaratubwiye ngo habayeho umutunzi w'umukire cyane, yaratunze ibintu byinshi, ngo yambaraga imyenda y'ibitare. Ubusanzwe iyo kuva kera na n'uyu munsi niko bimeze, burya abakire bambara ibintu by'umweru. Iyo ugiye mu mahoteli ahenze usanga harimo amashuka, za piro, imisego, ibintu byose usanga ari umweru, kubera ko baba bashaka ngo urareho ijoro rimwe uce mu gitondo bimeswe. Ntabwo ushobora kujya muri hoteli basasa ibintu by'umweru ngo ishuku irareho kabiri, ntabwo byakunda. Uyu mukire rero ngo nibyo bintu yambaraga kuva kera byahozeho, nibyo bintu ngo by'ibitare, yambaraga ibintu bihenze cyane. Ariko ngo yari afite undi mukene witwaga Lazaro, ngo we yagendaga akaba ku marembo, yahoraga yifuza ko yahazwa n'utuntu tuvuye ku meza y'uwo mukire. Mu yandi magambo yahoraga avuga ati ahari abakozi baragenda basanga umukire yariye bya bindi bakuye ku meza, ahari ntibaragenda babishugunye muri puberi, ahubwo barabinzanira kuko baruze inshoje. Ariko ngo ntabwo yegeze nawe agira ute abibona, ahubwo hazaga imbwa z'umukire zikaza zikamurigata mu bisebe. Bwa buzima bwe bw'ubukene ndetse agahura n'agashinyaguro gakomeye cyane, ariko ngo bose baje gupfa. Aho niho nkundira Imana rero. Wabaho mu bintu bihambaye, wabaho mu buzima buhambaye, nawe birangira upfuye. Wabaho mu bukene bwa bundi bwo guhingira ibiryo, nawe bizarangira upfuye. Waba abantu bose rero baje gupfa. Bibiliya hano Yesu agiye kutwereka noneho, Yesu waremye ijuru n'isi agiye kutwereka iyo upfuye uko bigenda. Aha rero niho tubonera ko abahindu batubeshya, niho tubonera ko abandi bose bigisha ubutumwa butari ubu Yesu yavuze baba babeshya. Yesu umva ukuntu yavuze, umurongo ukurikiraho, ngo ageze ikuzimu bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu, n'umutunzi nawe arapfa arahama. Aha niho dutangira kubona ukuri kwa mbere. Umukene ngo yapfuye, ariko ngo yagiye mu gituza cya Aburahamu kubera yapfuye yubaha Imana, kubera ubuzima bwe bwose yagendanye n'Imana. Impamvu abapasitori n'abapadiri n'abantu bose bashinzwe kwigisha ibintu by'Imana tumara ubuzima bwacu bwose kwigisha, kuko twasanze ko ikintu gikomeye hano ku isi nicyo ukora mu minota yawe ya nyuma usezera hano kuri ino si. Uko waba ukomeye kose, amashuri yose waba warize, umunota wawe wa nyuma hano, ndashima mwene data Imana nk'umugisha yatubwiye ubuhamya bwa mwene data ubwo yatahaga uko byari bimeze. Uyu munsi wa nyuma rero iyo uvuye hano kuri ino si, hari ujya kubazwa. Iyo tuvuga ngo umuntu yitabye Imana, nuko umuntu wese iyo akuwe mu mubiri agenda agahagarara imbere y'Imana. Hari inzira ebyiri ugomba kubona. Haba icyo gihe iyo upfuye warakoze ibyiza, uratambuka ugaca iburyo nk'uko Kristo abivuga, ukajya ukinjira mu bana b'Imana, ubu utazongera kubabara iteka ryose. Ariko ngo hari n'inzira ica ibumoso, iyo abo bose batubaha Imana, abo bose bategeze bashyira ubuzima bwabo muri Yesu Kristo, iyo nzira niyo baca. Aha rero ni amagambo Kristo yatubwiye, ngo arangije wa mukene ngo yahise agenda yinjira mu gituza cya Aburahamu. Ubundi iyo umuntu apfuye ahantu hambere abanza kujya ni mu gituza cya Aburahamu. Reka mbibasobanurire, nuko Aburahamu yahawe ipeti risumba abandi bantu bose bo ku isi, kuko niwe muntu wa mbere wakomotsweho n'ubwoko bw'Imana. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko ujya mu biganza mu gituza cya Kristo, ubanza guca mu gituza cya Aburahamu. Ariko noneho ngo nyamutunzi we yarapfuye. Reka turebe uko byamugendekeye.
umurongo wa 23 ageze ikuzimu. Abantu bahakana ngo ikuzimu nihabaho baba babeshya. Yesu yarabyivugiye ngo Nyamutunzi ageze hehe ikuzimu. Umurongo wa 23 ageze ikuzimu arababazwa cyane, yuruye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye. Nyamutunzi yaramanutse ikuzimu. Hari abantu bakubwira ngo hoya ikuzimu nihabaho, werega ikuzimu ni mu bitekerezo. Hoya uwaremye isi n'ijuru ari nawe waremye ikuzimu ari kukwereka ko ubaho. Agezeyo arababazwa biteye ubwoba. Impamvu tumara iminsi yose twigisha abantu ni ukugira ngo utazajya hano hantu bita ikuzimu. Ni ahantu hateye ubwoba. Mu magambo Yesu hano Kristo yadusobanuriye, yatwereshetse ishusho ngari y'ukuntu ikuzimu hateye. Umurongo wa 24 wumve uko uvuga ngo arataka Aburahamu sogokuru, mbabarira ngohereze Lazaro akoze isonga ry'urutoki rwe mutuzi antonyangirize ku rurimi kuko mbabazwa n'uyu muriro. Nukuvuga ngo ikuzimu na ahantu abantu baba bashya ushobora kwifuza. Twe hano dufata igikombe cy'amazi tukakinywa, nabonye none nababikoze neza, ugenda ugatanga 100 ukavoma bakakuzanira amazi meza y'100 ukanywa. Aho rero ikuzimu kira gikombe ntago ashobora kukibona. We aba yifuza ko wakora mu mazi ukagira gutya gitonyanga byibuze kikabasha kumugwa ku rurimi kugira ngo byibuze abashe kumva hari n'akantu kagahenge abonye. Ariko ngo ntago byashobotse. Kambabwire ibi byose hano ku isi ufite amahirwe yo gusaba ikintu cunami washiriwe kugira ngo abashaka kuva hano kuza aho muri batabibasha, kandi n'abava aho batagera hano. Nukuvuga ngo ijuru ahantu riri, iyo upfuye ahantu ujya hatandukanye kure cyane n'umuntu wagiye kuzimu. Ariko igitangaje, nge nize Bibiliya, ndi docteur muri Bibiliya, abahanga batubwira ko bishoboka neza ko abantu bapfuye iyo ari ikuzimu abasha kureba abantu be bagiye mu ijuru akababona. Kandi iyi nkuru koko itwereka ko ari byo. Nukuvuga ngo umuntu wagiye hari ikuzimu iyo afite se cyangwa nyina wakiranutse agasenga Imana abasha kubibona neza ko yagiye mu ijuru. Urundi rugero nabaha n'urwa famille yanjye. Mfite nyogokuru yatabarutse akijijwe, ariko sogokuru yatabarutse ari umwana ntago namubonyeho, ariko ntago yarakijijwe. Mu minsi ishize hegeze haba ibintu mujya mwumva mu myuka mibi iza kwataka abantu bo mu muryango, bibaho ntago ari amagambo. None imyuka yaje yataka umwe mu muryango kwa badata wacu, ariko ikagivuga ngo ko ndi hani kuzimu ngo ko ntabona umugore wanjye mwamushyize. Ngewe impamvu mbitangaho ubuhamya ndabyizera cyane kuko nyogokuru atabaruka yagiye mu ijuru. Haleluya. Abari kuzimu rero babasha kureba abantu babo bagiye mu ijuru, nkuko Nyamutunzi yabibonye ko Lazaro yamaze kugera hehe mu ijuru. Ariko ngo hari urugendo runini cyane. Abahanga bagerageje gupima ibintu muri atmosphere hejuru cyane, basanga ngo ugiye nibi byogaje ushobora kugenda imyaka biliyoni kugira ngo uzabashe kugera ku ijuru aho riri. Urumva ni urugendo rudashoboka. Aho rero ngo biragoye ko umuntu uri mu ijuru ashobora kugira n'isano n'uri kuzimu, kabone nubwo yabibona ariko nta kintu yagira ute yamufasha. Aburahamu yasobanuriye Nyamutunzi aramubwira ngo ibyo byabayeho kugira ngo hatagira umuntu ureba ngo ayinga umwana wanjye ari hari kuzimu abe yasimbuka ngo agende amutore amujyane. Hoya ntabwo bishoboka. Ibyo byashiriweho ngo hatagira umuntu uri mu ijuru ushaka kuza ngo ajye hehe ikuzimu. Ndacyafite umwanya, reka noneho turebe umurongo ukurikiraho. Umurongo wa 27 nawe ati ndakwinginze sogokuru nibura umwohereze kwa data. Abahanga muri Bibiliya bajya bavuga ngo burya abantu b'abakire na hano barimo, buryo tuvuze abakire babigendewe no kubintu tunzi. Burya abantu b'abakire muri abahanga cyane ngo muzi kubagaininga cyangwa muzi bishize mu Kinyarwanda muzi guciririkanya. Nuba ngo muzi gutereta dosiye ukavuga ati none se wagize gutya wagize, kubera ngo amafaranga muba mufite na business mukora muri make muri abantu muzi
gucirikanya niko nabyita. Aha Nyamutunzi noneho ari guciririkanya na Aburahamu, akavuga ati noneho niba byanze basi ntihagira umuntu umwohereza kwa data kugira ngo base ababwire ibiri kumbaho, ababwire uko ikuzimu hameze. Ariko mwumva igisubizo yamusubije aricyo gikomeye cyane, ngo 27 ngo ndakwinginze sogokuru ngo nibura umwoherereze kwa data kuko mfite bene data 5. Uyu Nyamutunzi yari afite abo bavukana 5 bari basigaye ku isi. Noneho aramubwira ngo ababurire ngo nabo batazaza hantu kuko bari bataza ahantu ho kubabazwa cyane. Mbega Nyamutunzi ahita yivugira ati basi ngewe nubwo bimeze nabi ariko reka ntumeho umuntu wasigaye ku isi agenda asobanurire umuryango, nyaboneka bajye mu nsengero basenge bakizwe bizera Imana, abasobanura ati nanjye burya byarankomeranye aho nageze bayo nabi. Ariko ntago nabyo byakunze nkuko tuvuga ko nkuko natangiye mbabwira, iyo ugeze kuzimu nta kintu wongera gusaba ngo gikunde. Umurongo wa 28 Aburahamu aramubwira ati bafite Mose n'abahanuzi babumvire. Mu yandi magambo, jewe bahagaze imbere, nimwe twebwe mwahawe kugira tubabwire. Nta wundi marayika uzava mu ijuru ngo azababwire ndi kubabwira, nta wundi mwahawe abayobozi b'amatorero, abapasiteri banyu, abadiyakoni, abavuga butumwa kugira ngo tubaburire. Icyo nicyo gisubizo Aburahamu yahaye Nyamutunzi. Niyo mpamvu uyu mwanya tumarana tuganira ku ijambo ry'Imana, mujye muha agaciro kuko iyo umuntu apfuye byose biba birangiye. Soza hano ngo 30 nawe ati uyu mugabo yarazi kuburana cyane kandi azi kunegosia. 30 ngo nawe ati oya sogokuru Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Urumva noneho aravuga ati base hani kuzimu nihagira umuntu ubi kuzimu azuka. Ati none arambwiye ngo ninsezere ababyeyi babwire ko ngiye banjyanye. Ati nabibonye ni marayika ariko haje n'undi ni babiri. Arangije arababwira ati rero kandi uwo mwana twe twaramusengeye yari amaze amezi 6 atavuga, ariko umwanya yaravuze. Arababwira ati rero ndashima ko mwabanye nanjye, mwampaye ibyo kurya, mwaranyambitse, nubwo narwaye yari yararwaye ururimi rurasohoka rukajya rumuka rugatuma isazi buryo yari bigoye ko wamuhagarara impande. Ati ariko nukunuka ntabwo mwanyinuye. Ati niyo mpamvu rero ngiye mu ijuru uzasangayo. Ako kanya ahita avuga ati yewe ndabona abamarayika bagarutse bayi umwana arawe. Ibyo bintu nahageze bimaze kuba simbabeshe, nasanze se na nyina bari kubyina. Niho hambere nabonye abantu babura umwana bakabyina. Haleluya. Ijuru rero ririho, cyo tuvuga ntabwo ari amagambo. Ngiye gusoza ubuhamya bwanya kugendera nk'umushumba w'itorero, kuko nabibabwiye nyobora itorero ku rwego rw'igihugu. Nirakora ari nubwo ari yanjye yaririmbye hari, ariko nabo ndakeka ko batanzi kuko igihugu kiba ari kinini gifite amatorero menshi. Ariko ubwo buhamya mba nakoherejwe n'umushumba ukorera aho munsi yanjye, niwe wampaye raporo akambwira ngo ubuhamya n'ubu. Muri make ubuhamya ngiye kubabwira simbuhagazeho, ahubwo nabuhawe n'umushumba wabanye nawe. Yambwiye ngo uyu mwene data ubundi mu mateka y'uyu muryango nibo bantu dufite bambere bakoreye itorero mu mateka yacu y'abadodiye hano mu Rwanda, kuko papa wabo yatangije itorero ahantu ku kigo. Iryo torero na magingo n'ubu nabuze n'umupasiteri wundi wahakorera nawe, kuko ibikorwa yagezeho nta wundi muntu ushobora kubigeraho. Uwo mupasiteri rero akaba ari ubyara uyu mwene data na nyakwigendera watabarutse n'abandi mwagiye mubona hano. Mu by'ukuri uwo mubyeyi yamaze gutabaruka, none n'umukobwa we nawe yamusanze. Uyu mukobwa we rero ari we nakita nanone umubyeyi wacu watabarutse, nawe yakoze imirimo myinshi mu itorero nk'uko bihamya n'umushumba mwitende ukorera kuri iyo paruwasi. Ngo yari wa muntu atarebaga imyaka ye, ikintu cyose cy'itorero akakinjiramo. Ni gushize twashyizeho porogaramu yo kwigisha teolojiya ku bayobozi b'amatorero n'abarimu, ariko byarantangaje nawe yari ari mu banyeshuri biga teolojiya.
kuko nagendaga nsura amaparuwase mu gihugu nigisha, ariko nawe yari arimo. Yari umubyeyi, imirimo yose y'itorero yayikoraga ku mwanya wa mbere. Ntabwo yarebaga imyaka, wasangaga ari gukora ibintu nk'iby'abantu batoya bakora. Ifoto ya nyuma ye nabonye ni ifoto banyohereje umunsi bagiye kwiga muri teoloji, bagiye kwiga teoloji, kuko abapasiteri batanga raporo y'abanyeshuri bize, niho nanjye mperuka kumubona mu ifoto. Mu by'ukuri atabarutse, ari umuntu twakundaga, wakoreye itorero ku rwego rukomeye. Ababyeyi be aho bagereje papa we, nawe niho yakomereje, kandi n'abana be niho bazakomereza. Ni ukuri uyu muryango haguruka ugobere, tubasabiye umugisha, Imana ikomeze, kandi natwe itorero tuzabaha hafi. Murakoze, Imana ibamugisha. Ngiye gusubiza rero nsenga bw'iri jambo, Imana itugire neza. Ariko wumva nawe hari aho ufite umutima ugucira urubanza, uzamura ikiganza cyonyine ngusabiye. Abakozi b'Imana tuba twarahawe tugasabira abantu, kandi byajyana no kwizera kwawe, Imana ikakugira neza. Niba uhari uzamura ikiganza gusa, ushaka kugirana ubusabane n'Imana, ushaka kugira ngo nawe ukomeze utegure iherezo ryawe. Tugiye gusenga, uzamura ikiganza gusa. Turagushimiye Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana isumba byose. Kubw'uyu mwene data Serafina, data uyu munsi ari mu biganza byawe, ariko data yasize umuryango. Ubw'uwo muryango rero yasize, turawusabira gukomera. Hari na bene data bazamuye ibiganza, ndabasabira imbaraga, ndabasabira imbaraga muri uru rugendo. Turafite ibicanege byinshi, hari ibintu byinshi bidukura kuri wowe, hari byinshi biturangaza, ariko twamaze kubona ko iherezo ritoroshye. Twamaze kubona ko umuntu upfuye atagufite ababazwa bikomeye. Niyo mpamvu aba bene data basaba imbaraga, basaba Imana ngo ujye ubasanga mu nzozi, ubakebure, aho kudushyigikira none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. yaravuga ati nubwo numva nanjye ariko ni ukuvuga ngo yagiraga ubwihangane kandi no kwizera, nubwo yari mu mubiri umubabaza aribwa, ariko igihe cyose twabaga turi kumwe yizeraga ko igihe cyose bishoboka ko ashobora gukira cyangwa se akava mu mubiri. Nuko rero igihe cyabaye ngombwa ko Uwiteka Imana n'ubundi imwisubiza, kuko n'ubundi yari mukunzi. Twavuga byinshi ku by'umubiri wiwe, nubwo bivuze mu rurimi rw'iwacu, ahari ntabwo mwabyumva neza, ariko gusa icyo nshimira Imana ni uko imucyuye, ari umuntu utigeze yiganyira. Gusa ndizera ko Imana yamusize mu ntama zayo. Uwiteka imwishimire, Imana yake imwishimire. Murakoze. Turasaba nanone umukecuru. Nguyu niyo fura yanjye, agakurikizwa aba bana bose mubona aha ngaha, iyi ni imiryango yanjye. Ubwo rero kandi amenye umunsi Serafina, umwana asuzugura ababyeyi, ntabwo yigeze ansuzugura. Umwana yaranyubashye cyane, umwana yaranyubashye, nanjye mwubaha nk'umubyeyi. Umugeni wa Kristo aratashye. Murakoze. Asanze usabe wamukoye amaraso y'igiciro. Euje haguruka Aratashye intwari y'Imana. kaza. Mukozi w'Imana waremyemo benshi icyizere, ruhuka, wabereye benshi urugero rwiza.
mwiriwe neza. Nitwa Eugene Ndagijimana, ndi umuhungu wa gatatu wa Serafine Nyirantabwo uyu munsi. Impamvu wanza wamagurukije mbere ni uko ari njye dusa nkaho twarwaranye. Naragiye murwaza nk'uko papa yabikoze aho mu mujyi wa Kamembe ariho nkorera, arataha ndayibika, ntabwo nari nzi ko wenda nzanayikoze cyangwa se rwari urwibutso rwanjye nubwo byarangiye yikoresheje mu mihango yose. Ubwo nibwo mperuka kubona afite ambiyanse n'indi foto duherukana mu bukwe bwa musaza we, niyo hantu mperuka kubona yishimye. Guhera mu kwa gatanu k'umwaka washize yatangiye kujya mu bitaro bitandukanye Bushenge, aho hose nagiye musangayo, ndetse wenda n'ubushobozi bukeya umuhanda butanga kugira ngo turebe ko bamuha imiti, kuko yabihenze kose umuntu yagiye agerageza. Ajya mu bitaro bya Gihundwe, naho niho nabonye ko bitangiye gukomera, nsaba abadogiteri ko bamuhereza hanze. Hari ukuntu urwariye mu bitaro by'uturere ntabwo baguha utunini nyine bagira Imana ntuzagaruke, ariko njyewe nabonaga tutazahora muri ibyo. Bamwohereza Butare, bamukoreye ibizamini, uwabimukoreye nagize amatsiko yo kumwegera ko nabonaga mu mata neza neza. Ndamubaza ariko bimeze bite, arambwira ati rero, ahita akinga, nahise nikanga mbonye akinze, ahita akinga arambwira ati rero mama ararwaye cyane, ariko afata n'amafoto atemeye kwerekanwa yo mu nda n'imbere arayanyereka, mbona ukuntu hameze. So bamufatira ibyemezo ko agomba kuguma ku bitaro, biza kurangira bamwohereje i Butaro. Nanone ni ahantu atagira ubuzima bwiza, nanone yahure n'ingorane zikomeye. Mbere wabonaga nyine aribwa mu nda ariko ukabona nta kibazo, ariko bamukubise imiti y'ikibyimba cyari mu nda bavuga cya kanseri, yahise araba. Kuko ndibuka ko kuri randevu ya mbere papa yatubwiye ati rero biraza kutugora nagwa hano kuko byari byakomeye. Mu masaa 7 nibwo yampamagaye, ndakomanga ahantu hose, nabonye imodoka nka saa 11, baramucyura biraduhenda ariko bamujyana mu rugo. Tugezeho nanone kuko atahise apfa, nanone ntabwo twagumana umuntu urembye mu rugo. Ndavuga ati nanone mubujyane mu bitaro, bamujyana mu bitaro bya Gihundwe, baragerageza. Hashize nk'icyumweru agaruka mu buzima ho gatoya. Dusubira ku marandevu ya Butaro, ingendo zitoroshye, papa ari umuriho. Icyo gihe nyine iyo indwara ibaye imyaka myinshi rwose, n'umuvandimwe asubira mu kazi, aravuga ati nta kundi nanjye nasaba, nta no kundi byabishoboke. Papa wenyine wari twaravuze ati nta yindi nzira dukoresha, reka twebwe tubijyemo. Papa bamujyaho izo nshuro zose, biza gukomera. Ubu ngubu apfuye byari bigeze mu gihe cyiza, nanjye ntangiye kwishima, cyangwa se n'abavandimwe tubona ko noneho bigiye kugira inzira. Bavuga ati umubyeyi bagiye kumubaga, icyo kibyimba bagikureho. Nabonaga afite kamwe, nivuga ati nawe niko yivugiraga ati niba mbaga bakankora iki kintu basi gasubira mu buzima. Ariko rimwe cyamufata nyine ukumva kubwiye nk'ijambo rikaguca intege, musubiza mu rugo. Ati nababwiye mundekere mu rugo, none nyine ukumva njye sinshaka kubyumva, ariko abandi bakuru bo bakayibona ko bitoroshye. So wenda ntizibyo mu magambo. Mama twakoreye umuryango woroheje, ababyeyi bo mbere bagerageza guca hirya hino kugira ngo tubeho, tubasha kwiga. Ariko nyine mu gihe cyari kigeze ngo twicarane nabo bose, ntabwo bikunze, ariko bibaho, ariko bikanababaza cyane. Urakoze Eugene, urakoze. Reka nanone dusabe w'Imana mbere y'uko ahaguruka
amasaha ari kugenda aducika kugeza tukapapa abigeze amubwira ngo uyu munsi kutaduha amafaranga yo kurya yo mama aratunzwe no gushabika acuruza agataro bajya kudushakira yazana 5 nyine akaziteka akazirya bigatuma hano urakoze ubuzima bwa mama twarabaye nta kibazo tugeze kugira nta no mu burwayi bwe baragerageje kuramufasha icyo nashimye Imana bajya kugenda yarambwira iti uzongera kurira zagihoza abana nurira abana nkumva uzabashobora ese mvuga ati mama sinzongera kurira niyo mpamvu mubona ntabwo ngiye mbabaye cyane mbabaye nambabaje twamushyira hariya haruguru umusezereho bwa nyuma tutazongera kumubonaho icyo nicyo nagusabye Imana uzamfashe sinzarira imbere y'abana mukuru kandi Imana yabishoboje murakoze abavandimwe ndabashimiye murahagaze hari ibyo batari bavuga bahagaze tugiye turi abahungu 9 nitwe turiho uriya mukobwa mubona umukobwa wanjye wenda mwaza kubona twahagaze hariya mukavuga ngo tugiye turi abahungu 9 nitwe turiho uriya umukobwa wanjye w'imfura murakoze mama Imana imutuza heza kandi barumuna banjye asabe dukomere turi kumwe tuzabigeraho twese ka Fabiola araza araza koze niriwe mwese Imana icyubahiro cy'umugeni cyane nge yarumurwaje none n'ikire ya nyuma kuko byasa kose nkuko babivuze nta bintu byinshi mbivugaho kuko ni umugeni wa Yesu mu bintu byose twaganiraga zari impuguro nziza ambwira ko nzabwira abana kubaha ise kandi ngashimira abana be cyane nkongera ngashimira umutware wiwe arongera arambwira ngo uzabwira abantu ko nishwe n'indwara yo mu nda icyo nicyo kintu yambwiye gusa birashoboka ko abantu bavuga ngo ibintu byo hirya no hino ariko yambwiye ko nzavuga ko nishwe n'indwara yo mu nda nta bintu byinshi mbivugaho Imana ibahumurize murakoze barumurwaje Fabiola murakoze reka nanone dusabe ise wabo Zakariya yahaguruka yego turutse Uganda Haleluya. Muraho mwese inshuti z'Imana. Icyambere mbaje kubashimira urukundo mwagize. Basi warakoze. Ufite umuryango wana gutya musanze Imana ikumvisha. Nta byinshi mvuga nanjye ubwanjye nje nakererewe kubera kuko iyo nturuka kure kandi naje ejo ariko nawe n'intambara mu nzira umuntu afite ingorane haruzindi nuko ngo kuva ejo saa moya nari navuye mu rugo isaa 7 nari hano barampagarika nguma aho ngaho biba ngombwa ko mpagarika ntazi ikintu niyo mpamvu itumye nakereye kuza ibyo mbanze kubasaba imbabazi mu byihanganire bitewe nuko mutambone kuva ryari icyo rero mvuga ko nyakwigendera umukobwa wanjye nta jambo byinshi namuvugaho Imana imuhumugisha twabanye nawe neza twakoranye nawe neza twagenaga nawe mu bintu ibyo ari byo byose inama tukazihuza ariko muri make iyi si iwacu
turi mu isi twese turi abashyitsi turi n'abageni imana imwiruko ridashira kandi buzukuru banjye mwihangane mu isi niko biba uyu yagiye ejo nzagenda ejo uzagenda icyo mbasabye mwihangane musenga imana muhimbaza imana kubera ko mukomeje kugira agahinda ntawe yajya ariko mureke twese twifatanye urunana dusenge imana kugira ngo mufashe imwiruko ridashira imana ibahumugisha muri mwese abashyitsi hano murakoze murakoze muzehe komeze kwihangana reka dusabe umusaza ise wabo wa nyakwigendera sebukwe ahaguruke nawe agira icyo kugira ngo ijambo ejo navuze naryo nsubiramo ko aba bana ni abanjye ni Mikayeli niyo mfura bari batwaye nabo nubwo n'uko nyine ko ariyo abana ariko kandi umunsi umwe iyo wageze ukaba numva gusa sindi kuvuga n'ubu kufatanya none kuko nyine igihe cyageze akaba avuye mu mubiri natwe ejo tuzavamo kuko nubwo cyaje nanjye ejo muzazana ibyanjye ejo tuzatwara ibyundi nyine tuzabaho kandi n'umwana w'imana nawe yarunyuzemo kuko yarunyuzemo rero ni ngombwa natwe turemo kuko ntacyo yakoreye tutagomba kuko byemewe none rero kuko watashye Kristo ari nyuma ku Mana. Umugeni wa Kristo aratashye, asanze umukunzi we wamukoye amaraso y'igiciro cyinshi, aratashye intwari y'Imana. Umukozi w'Imana waremyemo benshi icyizere, ruhuka wabereye benshi urugero rwiza, abenshi umukozi w'Imana aratashye intwari yacu, aratashye umukozi w'Imana aratashye intwari yacu. Urakoze muzehe kandi urakoze. Turi kuza kwegereza umusozo hano, ariko ku baganga bamukurikiranaga niba hari uwaba afite icyo yaza yaba ari tayari, hanyuma yibyo umusozo hari kuvuga benshi, ariko bitewe n'igihe murabizi. Koko bigaragara nyine turi mu bihe bidasanzwe, waduhaye byinshi twari dukeneye, ariko tuzabaho kandi tuzaba abagabo. Mu gice cy'abaganga rero
natwe twifatanije namwe muri ibi bihe kandi twaje guherekeza umubyeyi wacu kubera yuko twamugiriyeho umugisha yaguye mu bitaro bya CHK aho nanjye ndi mu bamukurikiranaga muri ibyo bitaro. By'ukuri hari ukuntu ubona umuntu ukumva wamugendaho kugeza ku nyine birangiye byose. Niyo mpamvu duhari kubera yuko no mu gihe arwaye yarwaye neza nk'imfura, tuje kumuherekeza nk'imfura, n'abasigaye nabo basigare bumva ko bakomeye. Kana ko dusigaye kirenge muke iyo umuntu ari ku isi muri byiza, natwe tuba twifuza ko ambye yakoze natwe tuzatuzwe aheza hatujwe. Murakoze maze twihangane kandi Imana yacu izagushoboza tumusangeyo. Murakoze, twegereje umusozo w'ubuhamya. Tuvuze bwakwira bugacya, ubuhamya ni bwinshi. Tuvuze bwakwira bugacya. Gahunda rero igiye gukurikiraho n'ubundi gahunda igiye gukurikiraho mu kanya gato cyane, ubundi tugiye gukomereza kwirimbi aho tugiye gushyira umubiri wa nyakwigendera. Ni buje yo kugumya gushyigikira abavandimwe kuko ejo twari tubikora abari bahari, bagira ngo bazane agaseke hano imbere, hanyuma dukomeze dushyigikire abavandimwe dutanga buje. Muraza gufata telefone ndababwira nimero y'umwe muri bano bana kugira ngo dutange iyi buje tujye kubashyigikira. Murabizi ni igikorwa kitaba cyoroshye, ni igikorwa kiba gitunguranye. Nawe waje nuko uba ufite umutima w'urukundo kandi ufite gufatanya nabo. Mbona bo hakurya ya Yorodani bo bararirimbye ngo umugeni aratashye, umugeni aratashye, ngo umugeni aratashye, umugeni aratashye, bafata inanga baracuranga aratashye, umugeni aratashye, aratashye, yambaye neza araruhutse. Warateguwe bihagije, uradusezera ntitwabimenya, none birangiye wambutse. Umukoro ukomeye dusigaranye n'uwo gutwarana tukagerayo, tukazabana mu gitondo cy'umuzuko. Warateguwe bihagije, uradusezera ntitwabimenya, none birangiye wambutse. Umukoro ukomeye dusigaranye n'uwo gutwarana tukagerayo, tukazabana mu gitondo cy'umuzuko. Umugeni aratashye, umugeni aratashye, umugeni aratashye, umugeni aratashye, ntabwo azongera kubabara. Umugeni aratashye, agiye neza aratashye we. Umugeni aratashye, hasingiriye ikamba ry'ubugingo. Umugeni aratashye, aratsinze aranesheje. Umugeni aratashye.
wa Kristo aratashye asanze umukunzi we wamukoye amaraso y'igiciro cyinshi aratashye intwari y'Imana mukozi w'Imana waremyemo benshi icyizere ruhuka wabereye benshi urugero rwiza bapfira mu mwami umwuka nawe Diego baruka imiruho n'imihati imirimo bakoze bakiri mu isi igeni baherekeje wakoreye Imana igendere mukunzi ruhuka wakoreye Imana igendere umugeni wa Kristo aratashye asanze umukunzi we wamukoye amaraso y'igiciro cyinshi aratashye intwari y'Imana mukozi w'Imana aratashye umukozi w'Imana aratashye intwari yacu bapfira mu mwami umwuka nawe Diego baruka imiruho n'imihati imirimo bakoze bakiri mu isi igeni baherekeje wakoreye Imana igendere mukunzi ruhuka wakoreye Imana igendere umukozi w'Imana waremyemo benshi icyizere ruhuka asanze umukunzi we wamukoye amaraso y'igiciro cyinshi aratashye intwari y'Imana mukozi w'Imana waremyemo benshi icyizere ruhuka wabereye benshi urugero rwiza mwanya turi imbere y'amaso Nyagasani tugushima igikorwa wakoze kuko iyo nzira twese tugomba kunyuramo uyu mwana muto
umufashe umukomeze umurindishe ukuboko kwawe nk'uko wabikunze ukaba ushimye ko ari umugeni wawe umwakirane amahoro kandi nsabiye abasigaye ubahe umugisha ubahe kwihangana ubarinde amarira kandi muri byose bakora ugerageze kubahumuriza turagushimira ko byose byumvishe kandi dukore ku bw'izina rya Yesu amen. N'ubundi nk'uko twatangiye dutangira umuhango dusoma ijambo ry'Imana kuko uba ari umuhango mutagatifu aba ari umuhango wo guherekeza umubyeyi wacu utabarutse. Tugiye gusoma rero amagambo ari muri Yohana igice cya 10. Ninjye gusuka n'ubugingo unyizera naho yaba yarapfuye azaba. Yesu rero niwe utanga ubuzima kandi yadusezeranyije ko naho umuntu yapfa azaba. Ubuhamya nagiye mbona hari ibintu byivugira, hari ibimenyetso bigaragara kuri mwene data. Nge nta nibwo bwa mbere nabonye umuntu uherekezwa n'umuganga, ni ubwa mbere mbibonye. Ibi binyereka ko ibyo ni ibimenyetso ko uyu muntu atabarutse n'intwari. Naje ntambagira ndeba hari hepfo nsanga haracuramye cyane, nibazaga ahantu turashyingura uko biraba bimeze kuko nabonaga ahandi hacuramye, ariko ngeze hano mbona haraterekereye. Navuga ngo ahantu naho yari yarahatoranyirijwe kugira ngo azaruhuke ku mahoro. Sinzi niba mubibona hano hantu ni heza cyane. Ibi nabyo ni ikindi gihamya cy'uko uyu muntu yakoreye Imana mu by'ukuri. Kubw'ibyo rero nasaba ko ururutsa kugira dutangire umuhango. Turi kugenda dukora ibintu byihuta cyane kuko ntabwo twifuza ko kuzana hepfo hano iyo kama ni banze mugende umuhagarariye umuryango naza kubwira amateka y'iminota 3 gusa. yitabye Imana afite imyaka 57. Yashakanye na Hategekimana Michel, babyaranye abana 9 b'abahungu, nibo bariho, abahungu bakaba bakiriho. Atabarutse afite abuzukuru 6, azize uburwayi nk'uko twabibabwiye hariya. Nkaba nongera gushimira muramu wanjye cyane, ariwe mugabo we, kuko nabanaga na sister wanjye turi kumwe n'abana turi kumwe, ko yankundaga muzankunde ndaye zabakunda. Yego urakoze muvandimwe. Bazane itaka ku gitiyo kugira ngo duhatangire umuhango nyirizina. Babegera umuryango hafi n'ushyingura. Tugiye kubikora tuvuga aya magambo. Urinde ugeza ubwo uzasubira mu butaka kuko arimwo wakuwe, uri umukungugu nimo uzasubira. Nasabaga rero kuko urupfu rw'umukristo ari inyungu ku Mana. Umugeni wa Kristo aratashye,
asanze umukunzi we wamukoye amaraso y'igiciro cyinshi, aratashye intwari y'Imana. Mukozi w'Imana waremyemo benshi icyizere, ruhuka wabereye benshi urugero rwiza, udusigiye umurage w'urukundo. duteguye turakomeje tubyishimiye. Nta kindi twavuga rero uretse kubakomeza. Jeni turi kumwe by'umwihariko n'umujyi wa Kigali, natwe tuzagenera umuryango agapeteroli ko babyita cyangwa peteroli, tuzabikora mu buryo busanzwe, umujyi usanzwe ubikora, byaba ari ubuyobozi ndetse nk'abakozi muri rusange nka sosiyete je n'abamo ariko ari n'umukozi mwiza. Icyo twavuga rero turi kumwe, umubyeyi ntabwo hari, ariko twese turi hano twaje n'abandi bakozi barenga 2,000 basigaye mu mujyi, twifatanyije n'umuryango, turabashyigikiye kandi turabakomeje. Amagambo tuvuga nk'abana b'abantu ntacyo yakora, ariko ijambo Imana ivuga, Imana y'abana byita ijambo. Ijambo Imana ivuga rirakomeye, kandi hano bari havugiye abantu benshi, urebye no mu muryango wanyu bariho n'umuryango wa Gikristo. Twe turabakomeje nk'abantu, ariko n'Imana ikomeze ibakomeze. Murakoze cyane. Rimwe kugira ngo iki gikorwa kirangire mu kandi kanya Emmanuel abandi yewe wa mana we amagaye ngakwitaba endiri mwisi mbashigiye munamba ategetse imisi yanyishyira urugabano mwanga kureba none mwami wanjye ndakwifate
ubasha k'ubugingo budashira nimumwizigira zabarengera muze mwese dushengere mw'ijuru tuzimana n'umukiza muze mwese dushengere mw'ijuru tuzimana n'umukiza uzasarura tubararera mw'ijuru tugume mw'ijambo ry'Imana kugeza mu gihe cyo gupfa tugume mw'ijambo ry'Imana kugeza mu gihe cyo gupfa. Yesu ashimye nanone muri gahunda yo gukomeza umuhango rero reka dusabe umushyingura cyangwa umwana ushyingura umubyeyi kugira ngo atambuke n'umusazi. Icyizere ku buzima bwa benshi wabaye intwari uyobora benshi inzira y'agakiza watanze icyizere ku buzima bwa benshi aratashye umukozi w'Imana aratashye intwari yacu aratashye umukozi w'Imana aratashye intwari yacu. Hahirwa abapfa bapfira mu mwami umwuka nawe Diego baruka imiruho n'imihati imirimo bakoze bakiri mu isi igeni baherekeje wakoreye Imana igendere mukunzi ruhuka wakoreye Imana igendere mukunzi ruhuka 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 mugeni wa Kristo kuko urupfu rw'umukristo ari inyungu ku Mana. Umugeni wa Kristo aratashye asanze umukunzi we wamukoye amaraso y'igiciro cyinshi aratashye intwari y'Imana. Mukozi w'Imana waremyemo benshi icyizere ruhuka uko mutabaye namwe bari ko muzatabarwa. Nta kindi twarenzaho nongera kubwira umuryango ni wihangane niko bigenda niyo nzira ya twese. Murakoze cyane umuhango wacu tuwusoreje aha kandi tunashima Imana uburyo yeyuye ikirere imvura ntiyatunyagiranga nacyo ni igikorwa Imana idukoreye. Imana ihabwe icyubahiro ijambo ry'Imana riravuga ngo mu byiza dushime ningo twasize Mana ubane nazo nsabiye gukomera n'umugisha umuntu wese wageze aha mu cyizere ku buzima bwa benshi wabaye intwari uyobora benshi inzira y'agakiza watanze icyizere ku buzima bwa benshi aratashye umukozi w'Imana aratashye
twinginge umukozi w'Imana nk'uko ibintu byacu twabitangiye dusenga Imana, Apostle Mukabadege Liliane twagize n'umugisha kubana nawe ahangaha, aduhesha umugisha asenga Imana, abasabira umugisha mwinshi, abaragize Imana mu rugendo mugiye kujyamo. Hanyuma ubwo ibindi nk'umuryango nuko gahunda bizakomereza Icyangugu umunsi wo ku cyumweru ubwo tuzakurikira iyo. Reka twakira umukozi w'Imana Apostle Liliane. Imana ibamugisha. Kandi abantu na buri muntu wese munyemerere tubahe Imana dusenge duhagaze ku maguru yacu. Ndagushimiye Imana nkubiteye ubwoba y'imbabazi, ndagushimiye mutanga bugingo, Imana y'ubuntu bukomeye, Imana y'icyubahiro. Turacyavuga ngo izina ryawe nirishimwe. Tukiri muri uyu mwanya Mana, tumaze kugeza umubiri aho wagenewe mu gitaka, ariko Imana itanga ubugingo. Ndasabye ngo ubwami bwawe buze, ubwami bwawe iyo bwaje ubw'abadayimoni burahunga mu izina rya Yesu Kristo. Ndasabye ngo ukuboko kwawe kwiza kwa kundi kudatsindwa, kwa kundi kugenderera buri muntu wese mu muryango wa Serafe, mu muryango w'abana be, aho buri wese atuye, abadutabaye natwe twese uko turaha. Ni wowe ukomeza imitima n'umubiri ndetse n'ubugingo. Nkundira ubane natwe, nkundira nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo ntago dushaka ko tutamenya ibyo basinziriye muri wowe. Nyemerera kuko nzi ko Serafi na Kristo nugaruka azabonana nawe. Nyemera ukomeze iyi miryango, natwe ubwo uzagaruka tuzakubone Kristo. Mu izina rikomeye rya Kristo nsabye umugisha ku bantu baturutse Icyangugu. Mwami wanjye Imana, mwami wanjye Imana, kuko nzi ko nkigutonyeho nkikugiriyeho umugisha. Nkundira ukomeze abana b'uyu mubyeyi, nkundira ukomeze ababyeyi, nkundira ukomeze abaturanyi, nkundira Nyiringabo Imana yo mwije idatsindwa urugamba. Iyi mitima iraha yose ndetse n'indi itaburetse ubane nayo. Nkundira mu izina rikomeye rya Kristo akadutandukanira kubw'umubiri ariko kubw'umwuka. Unyemera ube mu mitima yacu, ukomeze kuyisana no kuyegera. Turacyavuga ngo ubwami bwawe nibuze, turacyavuga ngo ubwami bwawe nibuze mu izina rikomeye rya Kristo. Turacyataka ngo ubwami bwawe bubane natwe, turacyataka ngo tugirire neza. Kandi igikuru nsabiye buri muntu wese uri aha hantu, unyemere Kristo kuzagaruka azakubone. Reka utunezeze mu mitima, reka uduhe kugukorera, reka uduhe kwihanganira muri iyi si, reka uduhe gukomera mu buntu bwawe. Kandi buri muntu wese uri aha hantu, unyemere agenzura iherezo rye, unyemere umukomeze, unyemere umwimenyekanisheho. Kandi ntidutandukane gutya, ahubwo ugendane n'abagiye Icyangugu n'abagiye ahantu hose bavuze naho tutazi. Buri wese ubane nawe umwigaragariza iteka n'iteka. Urakoze, dutandukane kubw'umubiri ariko ku mwuka tumwe. Ubwo tibyacu n'abacu icyarimwe mu izina rya Yesu, amen. Warateguwe bihagije, uradusezera ntitwabimenya, none birangiye wambutse